Tugwaye ikaze mu kiganiro cyacu Inspami isaha y'urubyiruko kantangire nshimira Ministeri y'urubyiruko n'umuco mbere na mbere yadushoboje kugira ngo tubone uyu mwanya. Ariko mbere ko nshimira Ministeri y'urubyiruko n'umuco ndazana none gushimira urubyiruko ndi kumwe narwo hano imbere yanjye. Ndi kumwe n'urubyiruko ruturutse mu bigo bitandukanye, harimo abaturutse muri groupe scolaire ya Ruhondo, harimo abaturutse muri college ya Rebero, abaturutse groupe scolaire Kageyo, Fawe Girls ndetse na Notre Dame d'Osito. Urwo n'urubyiruko rutandukanye ariko ngo mu nzozi zabo barashaka kwiga siyansi, ariko sinzi niba koko ibyo bashaka bazabishobora. N'urugendo rutoroshye no cyane cyane ku mwana w'umukobwa, bitewe n'ibibazo byinshi tuzi muri societe nyarwanda. Ari ibibazo byo muri famille, ari ibibazo bya societe dukuriramo, ndetse n'ahandi hantu abantu baguca intege benshi bakumvisha ko siyansi atari umukobwa cyangwa se atayishobora. Mfite abatumirwa batandukanye babashije kubyiga bakabishobora. Uno munsi bakaba bagiye nabo kudusangiza urugendo rwabo, by'abacinege byari biki, babyivanyemo gute, kugira ngo uno munsi babere n'abandi baturi imbere urugero ko bishoboka. Mereye umunsi bwanjye ndi kumwe na Dr Esperance Munganyinka, akaba rero ari umuyobozi w'ishami ritera inkunga imishinga y'ubushakashatsi muri science, ikoranabuhanga ndetse no guhanga udushya mu nama y'igihugu ishinzwe ubumenyi n'ikoranabuhanga. Mbere yo kwinjira rero muri NCST mu mwaka wa 2020 yari umushakashatsi mu gihe cy'imyaka igera kuri 12 mu kigo cy'iterambere ry'ubuhinzi n'ubworozi RAB, aho yibandaga cyane ku bushakashatsi bw'ibinyabuzima n'ubuhinzi. Ubushakashatsi bwe bwamugejeje kuri byinshi, harimo no gutangaza inyandiko z'ubushakashatsi mu binyamakuru bizwi cyane muri science ndetse na technology. Akaba rero yaratsindiye rero inkunga zitandukanye z'ubushakashatsi mu marushanwa atandukanye hirya no hino. Mwanije amashyi tukashimira umusimirwa wacu. Yes, ubundi Dr Esperance twishimiye kubana namwe Dr. Murakoze. Nanone tukaba turi kumwe na Dr Solange Uwituze, akaba ari umuyobozi mukuru wungirije ushinzwe ishami rishinzwe ubushakashatsi ku matungo ndetse no gukwirakwiza ikoranabuhanga mu kigo gishinzwe iterambere ry'ubuhinzi n'ubworozi RAB. Kuva muri 2018 nibwo afite iyo mirimo. N'umwe rero kandi mu bagize inama y'ubuyobozi y'ikigo gishinzwe iterambere y'u Rwanda RDB kuva rero muri 2020. N'umwe kandi mu bashinze Akademi Nyarwanda ya Siyansi. Afite rero impamyabumenyi ya PhD mu bumenyi bw'inyamaswa yakuye muri kaminuza ya leta ya Kansas, aho ni muri Amerika. Dr Wituze rero kandi numwe mu bagize inama y'ubutegetsi mu kigo cy'ubushakashatsi cya Kigali kizwi nka Kigali Collaborative Research Center. Dr Solange twishimiye kubana namwe. Mwakoze kudutumira. Twamwakiriye ariko murakoze cyane. Yes, tukumwe nanone na Dr Alice Ikuzwe, akaba ari umuyobozi wungirije ushinzwe amasomo n'amahugurwa muri Integrated Polytechnic Regional College IPRC Kigali. Yigisha kandi mu buryo budahoraho cyangwa se abo twita ngo ni visiting lecturer muri kaminuza y'u Rwanda mu bijyanye n'ingufu, African Center of Excellence in Energy and Sustainable Development. Mbere yo gukora rero muri IPRC yakoze nk'impuguke muri Energy Private Developers. Ikuze afite impamyabumenyi y'ikirenga PhD muri Electrical Engineering yakuye muri kaminuza ya Pretoria muri Afrika y'Epfo, Masters of Engineering muri Mechanical ndetse na diplome muri postgraduate mu bumenyi bw'imibare yakuye muri kaminuza ya Stellenbosch muri Afrika y'Epfo. Nanone akaba afite BSc muri Mechanical Engineering yakuye muri kaminuza y'u Rwanda, ishuri rikuru ry'ubumenyi n'ikoranabuhanga. Ubushakashatsi bwe bukaba bwibanda rero ku birebana n'ingufu. Twamwakiriye Dr. twishimiye kuba namwe. Murakoze. Nanone mu kiganiro cyacu Inspami twishimiye kuba turi kumwe na Professor Eugenie Kayitesi, akaba rero ari umwarimu muri kaminuza ya Pretoria. No umuhanga mu bumenyi bw'ibiribwa ndetse no kubitunganya, food science and technology. Professor Kayitesi afite inyandiko zirenga 35 mu binyamakuru mpuzamahanga bya science ndetse na technology. Akora ubushakashatsi kubirebana no kunoza imikoreshereze y'ibiribwa gakondo, cyane cyane bidakoreshwa uko bikwiriye muri Afrika, hibandwa cyane ku binyampeke, ibyo twita ngo ni
ibinyampeke ndetse n'ibinyamisogwe n'imboga rwatsi. Professor Kayitesi kuri ubu ngubu bageze World Academy of Science, ni ishuri rishamikiye ku rubyiruko ntibeshye mu myandikire, kandi nanone ari mu nama ngishwanama ya Food Evolution Research Laboratory. Professor, twishimiye kuba namwe. Murakoze. Tumwakira reka turi kumwe na Asumuta, umwari uje neza, akaba rero ari umunyeshuri mu ishuri rikuru rya Institute for Conservation Agriculture RICA, aho yiga ibirebana no gutunganya no kongera agaciro ibiribwa, food processing. Mu mashuri makuru rero Asumuta yize math, chemistry ndetse na biology mu ishuri rya Gashora Girls Academy of Science and Technology. Asumuta, tubaye ikaze namwe. Murakoze cyane. Tumwakire. Asumuta, kamere kuri wowe, ngira ngo kwino pano yanjye ni wowe muto. Uriyumva gute kuba wiga uno munsi siyansi ukaba wicaranye n'abantu baminuje muri siyansi? Mbere na mbere ndishimye cyane, mpereye kuri Professor Kayitesi, numvise yarize food science, ari nabyo arimo, ari umuprofeseri, numvise nishimye cyane, nicyo kintu cya mbere naheraho. Ikindi ni urugendo rurerure, ndabizi ko buri wese muri bo bamubwiye ngo avuge ngo urugendo rwagenze gute yakwishima, ndetse nanjye urwo rugendo ndurimo kandi ndishimye cyane. Siyanse ni nini cyane, by'umwihariko njye ndi muri siyanse yo mu buhinzi. Sinzi niba muri mwe hari uwifuza kuba doctor, ariko doctor utaruvura abantu. Nanjye ndi umwe muri abo ngabo bifuza kuba aba doctor, ariko bahereza abantu ibiribwa byiza bitazabagiraho ingaruka mu minsi iri imbere. Rero niba mutari muzi ko abadokiteri batize ubuganga babaho, guhera uyu munsi namwe nabashishikariza kumenya ko habaho abadokiteri nk'abo ngabo kandi bishimye bafasha sosiyete muri ubwo buryo. Rero navuga ko nishimye ko ndi muri siyanse kandi nkaba ndi muri iyo nzira y'ubuhinzi. Nta muntu urakubwira ngo ibyo bintu urimo ntabwo ari ibyawe, bireke n'iby'abasore n'iby'abasaza bawe? Oya, ntabwo ari iby'abasaza banjye, ahubwo bavuga ko ari iby'abantu bakuru cyane kandi batanize. Kandi buri wese hano yumvise ubuhinzi ahita yumva ngo kuri umukene, kuko agereranya na wa mukecuru baturanye cyangwa wa musaza uhinga kugira ngo abone nk'ibiro 20 gusa by'umuceri cyangwa se by'ibirayi. Ariko abacantege bo ntago babura, kuko ubuhinzi mu Rwanda ntago burafata isura nziza cyane nk'uko bavuga wenda nk'ubuganga. Yego barahari, ariko umuntu agenda agerageza gukora cyane kugira ngo bazabone wa musaruro, babone ibihamya bibemeza ko ubuhinzi kuko ari ingenzi. Dr. Esperance, nk'umuntu wamenuje muri science muri iki kigo mukorera, mwatubwira uruhare rwanyu mu guteza imbere by'umwihariko ibikorwa by'ubushakashatsi muri rusange? Murakoze Andrew. Ndahera ku kintu cyo Asumuta yaragarutseho cyo kwibaza ngo twabihuza gute no kuvuga ngo umugore cyangwa umukobwa, ese birashoboka ko yaminuza muri siyansi? Cyane cyane ko turi kumwe n'urubyiruko, ndumva tugomba kubakangurira ndetse tunababwira ko bishoboka cyane. Kuba twarabigezeho, ntimugire ngo wenda turi ibitangaza cyane cyangwa hari izindi mbaraga mwe mutashobora. Birashoboka. Rero icyo nicyo naheraho mvuga ngo kuri uyu munsi twizihiza ari umunsi mpuzamahanga w'umugore ndetse n'umukobwa muri siyanse. Birashoboka ko mwaminuza. Icyo musabwa muri make ndumva navuga ngo ni ukugira intego. Mugira intego. Icya kabiri, muharanire kuyigeraho. Icyo nicyo cyafashije mu rugendo rwanjye, mbaye specific kuri jewe. Nagize intego ndetse mparanira no kuyigeraho. Aribyo byamfashije kuba uyu munsi ndi umugore w'umushakashatsi waminuje, niko watangiye ubivuga. Ndavuga rero ngo birashoboka. Mu bushakashatsi bukorwa n'abagore uno munsi, wenda baraza kubibabaza, ariko ndashaka kumenya imbogamizi zibamo n'izihe? Mpereye ku cyambere aricyo wari watubajije ngo nk'inama y'igihugu ishinzwe ubumenyi n'ikoranabuhanga ni iki dufasha mu bushakashatsi ndetse by'umwihariko abagore.
twemera neza cyane yuko kugira ngo habeho iterambere ndetse n'impinduka mu mibereho myiza y'abanyagihugu cyangwa n'abatuye isi, ko ubushakashatsi bufite uruhare rukomeye cyane. Ni nayo mpamvu mu kigo cyacu hari ikigega gishinzwe ibyo bintu byo kuvuga ngo ni gute ubushakashatsi bwazamuka, ni gute bwashyigikirwa kugira ngo bubyare ibisubizo by'ibibazo biba bihari. No kuvuga ngo dufite ikigega cyashyizweho muri 2018 gishyizweho na guverinoma y'u Rwanda. Intego yacyo rero nyamukuru kuvuga ngo ni umuyoboro wo gufasha abashakashatsi mu gihugu baturuka muri za kaminuza, zaba izigenga zaba iza leta, baturuka mu bikorera, kuko tuzi ko inganda iyo zishyizwemo imbaraga ndetse hakabamo kubafasha mu bijyanye n'ubushakashatsi, igihugu cyacu gishobora kuzamuka, ari nabyo tufiteho nka vision 2035 ndetse na 2050 kuba igihugu gishingiye ku bumenyi. No kuvuga rero ngo ibyo ntabwo twabisize inyuma, ikigo cyacu kibiha agaciro cyane ko no mu nshingano zacu. Ubwo icyo kigega kirahari, kimaze imyaka 5 gikora. Turashima guverinoma y'u Rwanda kuko imaze gushamo miliyari 4 dushigikira abashakashatsi kugira ngo bakore ibikorwa bikemura ibibazo. Muri byo harimo ibitubona by'imirire abana barwaye imirire mibi no kugwingira, harimo ibibazo tubona by'ingufu, ese ni gute habaho kongera ingufu. Hari sectors tugenda tureba esheshatu dushiramo imbaraga, ese mu buzima ni ibihe bibazo bihari, ese twafasha iki. Bivuga ngo rero dufite abashakashatsi bari gukora ibikorwa bitandukanye muri izo areas kugira ngo bashake ibisubizo byafasha kugira ngo abanyagihugu babeho neza. Ngarutse by'umwihariko ku mugore, tuzi ko hari ikusanya makuru tujya dukora mu kigo cyacu. Hari ibyo twakoze muri 2019 aho twabonye ko abagore 30 gusa aribo bajya mu bikorwa by'ubushakashatsi. Kandi abo bagore ni mu nzego zose, ntabwo ari mu rwego rumwe, abaturuka muri za kaminuza ndetse n'amashuri makuru, abaturuka muri industry, abaturuka muri NGOs. Nuvuga ngo umubare uracyari hasi, ariko hagomba kujyaho rero hari umukoro wo kuvuga ngo ni gute abo bagore bashigikirwa kugira ngo babashe kumva ko bagomba gutanga umusaruro, bagomba kugira uruhare bagatanga n'umusaruro. Ubwo rero icyo dukora nka NCS hari umusanzu dutanga, birumvikana kuko hari n'izindi nzego zitanga umusanzu wazo. Iwacu rero icyo dukora nuko mu mishinga y'ubushakashatsi yose dutera inkunga, dusaba yuko muri timu hagomba kuba 30% ari by'abagore. Cyo ni kimwe. Icya kabiri twaravuze ngo ibyo ntibihagije, ese umugore ni gute azaba scientific leader. Nk'uko tubona Professor Kayitesi ni umuntu yakwigiraho cyane, no scientific leader. Ese ni gute twafasha kugira ngo abagore bakure babasha kuba bakumva ko baba abayobozi mu bijyanye na siyansi. Twajezeho rero scheme ifasha abashakashatsi gusa, twavuga ngo nibo bonyine bagiye kwa applyinga, tubatera inkunga, bayobora imishinga, noneho ari we uwo bita principal investigator. No kuvuga ni we uhagarariye umushinga, bizamufasha kuyobora, amenye ni gute akorana n'abantu, ni gute akoraboratinga n'abantu mu gihugu ndetse no hanze, bityo bimwongera ubushobozi mu bijyanye no kuyobora no kuba umugore koko ushobora kuba yagira icyo afasha abandi. Ubwo iyo scheme irahari, dufite abagore 5 twabateye inkunga iri hagati ya 90 n'ijana. Icyo twitezemo nuko hazavamo ama product ajya ku isoko, bigahindura ubuzima bw'imibereho y'abanyarwanda, ariko hakabamo no creating jobs ndetse na entrepreneurship. Ikindi rero habaho go dushishikariza abagore koko nk'urubyiruko ruri hano ko bakunda siyansi. Ubwo rero tujya tunahemba abagore b'indashyikirwa mu bikorwa by'ubushakashatsi. Ibyo bintu byaba kenshi buri mwaka, tukabata abagore b'indashyikirwa tukabahemba kugira ngo babashe kumva ko ibyo bakoze koko hari bishobora guhabwa agaciro. Murakoze cyane. Dr. Solange, ubuhinzi n'ubworozi ni secteur no munsi twemera ko ifitiye runini
ubukungu bw'igihugu. Asumta yagize kubivugaho ngo kuba docteur pana mu kuvura ahubwo kuba docteur no muri iyi secteur nayo ibiba bikenewe. Turifuza kumenya uruhare rw'umwana w'umukobwa ndetse n'umugore uno munsi, ariko cyane cyane mu babashije kwiga ubumenyi na n'ikoranabuhanga mu kuzamura ino secteur y'ubuhinzi n'ubworozi. Murakoze Andrew. Mpise ndasa ku ntego ugiye kureba n'umuyobozi w'uru rwego rw'ubuhinzi n'ubworozi, nyakubahwa Minisitiri w'ubuhinzi n'ubworozi Dr. Gerardine Mukeshimana, amaze imyaka 8 ayiyobora, ni ukuvuga ko ayiyobora neza. Ngira ngo nta munyarwanda ukicwa n'inzara guhera icyo gihe, kandi nawe afite PhD muri siyansi, cyane cyane n'umushakashatsi ku bigendanye n'ibishyimbo. Wareba mwabivuze jya uraha, mfite PhD mu bintu bigendanye n'imirire n'ubuzima bw'amatungo. Ngira ngo niho ziriya initiatives ziza zagira inka, kurwanya imirire mibi, dutanga inkoko, kugira gute. Mugenzi wanjye ushinzwe ubuhinzi n'ubworozi nawe muri lab n'umudamu, nawe ushinzwe, nawe yize siyansi, DG planning muri Minagri, nawe yize ibigendanye na agriculture economics. Ariko noneho usibye no muri urwo rwego rurerure, dufite ingero z'abadamu bize science mu buhinzi n'ubworozi, bafite companies bayobora bagakoresha n'abandi. Urugero natanga, hari umudamu ugenda aba popular ufite uruganda rwa cosmetics, nawe yitwa Solange, ngira ngo Uwineza. Dufite undi ufite uruganda rwitwa Ishyo, rukora products zitandukanye mu mata. Dufite undi ukora za biscuit mu bihaza. Dufite undi utunganya amavoka. Dufite n'abandi bahinga ibishyimbo, borora se kandi bakabikora kinyamwuga bagendeye kuri siyanse, kubera ko u Rwanda wenda mbikuye ku bantu individuals nkabijyana ku ntumbero y'igihugu. U Rwanda ni igihugu cyahisemo gukora ubukungu bushingiye ku bumenyi, kandi nk'uko mwabivuze ubuhinzi n'ubworozi niyo secteur ya mbere ibanza, kuko ibindi byose bikorwa umuntu yariye kandi yariye neza. Rero muri urwo rugamba rwo gukora ubukungu bushingiye ku bumenyi, ntabwo secteur y'ubuhinzi n'ubworozi yasigaye inyuma, na cyane cyane ko dufite 59% by'abanyarwanda bari mu buhinzi ni abadamu. Rero tubona urubyiruko, tubona abadamu bangana natwe bari mu ngamba mu buzima bwose bw'ubuhinzi n'ubworozi, kandi tugenda tubona siyanse izamukamo neza. Kanyuma narangirizaho wenda mu kureba uburyo twareba uko twakoresha siyanse kugira ngo ibyo byose tubigereho. Dufashe mu buhinzi, leta y'u Rwanda yari yaraduhaye intego y'uko twarekeraho kwemporta imbuto zivuye hanze mu gihugu. Twari dufite imyaka 3 yo kubigeraho. Uyu ngubu twabigezeho. Imbuto zose z'indobanure dukoreramo zihingwa hano mu gihugu, zirwanya inzara, zakozwe n'abashakashatsi b'abanyarwanda, zikorerwa mu Rwanda, kandi abadamu barayoboye. Ndebye ku by'ubuhinzi ku bworozi, hari ikibazo twari tumaze iminsi dufite kigendanye n'ukuntu twagaburira amatungo ndetse tukagaburira n'abantu ibigori ndetse na soya. Cyane cyane uyu munsi umudamu uri ku rugamba rwo kureba ukuntu twasimbuza soya amasazi y'umukara ni umudamu. Rero abadamu rwose bari mu ngamba neza, kandi bize siyanse, bagafata ibyo ngibyo bya teori bavuga bimeze nk'ibidafatika bakabibyaza ibifatika ku nyungu y'abanyarwanda. Murakoze cyane. Dr. Alice, nk'umuntu wize siyanse ukanayikoramo, duhamya butwereka ko umudamu wize siyanse akanayikoramo bimufitiye akamaro cyane cyane, ariko uze no kutubwira ku mudamu cyangwa umukobwa nawe wize TVET uno munsi nawe nashobora kwisanga afite icyo amariye igihugu. Urakoze Andrew. Ikamere wenda ku cyo twita siyanse. Yego. Siyanse ni ubuzima bwacu bwa buri munsi. Turayikoresha dushaka ibisubizo by'ibibazo dufite,
mu gihugu cyacu ndetse no ku isi hose, tuyikoresha muri sectors zitandukanye. Wirebye dukunda kuvuga ngo siyanse na tekinoloji, ariko burya tekinoloji ntiyabaho hatabayeho siyanse, hatabayeho kubanza gukora ubwo bushakashatsi, hatabanje guhera kuri iyo teori ngo tugere kuri bya bindi turi kubona turi kwita ikoranabuhanga. Yego. Iyo turebye gutyo rero tukabanza kumva icyo siyanse idufasha mu buzima bwacu bwa buri munsi, niho ubona ko muri segiteri zose Dr Solange abivuze neza cyane, mu buhinzi, mu buvuzi, ni siyanse dukoresha, mu burezi, mu nganda ndetse n'ibindi. Nk'uwe ndavuze ati nk'umuntu wakoze muri urwo rugendo, n'iki wabona ko siyanse imarira abakobwa? Mpereye byonyine kuri iyo mirimo ikora, aho dusanga abakobwa abari n'abategarugori bose barimo, bikwereka umusanzu bari gutanga. Umusanzu bari gutanga mu kubaka igihugu, mu gukora ubwo bushakashatsi kugira ngo tubashe kwihaza mu biribwa, gukora ubushakashatsi kugira ngo tubashe kugira inganda zijyanye n'icyerekezo turimo. Dusigaye dufite abashakashatsi ndetse n'inzobere mu kuvura. Iyo mugiye mu mavuriro atandukanye, abadokiteri bari kutwakira, bari kudukorera ibindi, n'abari n'abategarugori. Ibyo byose ni ukwereka ko umuntu wize siyanse imugirira akamaro ndetse ikagirira n'igihugu. Turenze n'ibyo bibafasha no kubona akazi ndetse no kwihangira imirimo. Muri uko guhanga imirimo baniteza imbere ubwabo ndetse bagateza imbere imiryango yabo ndetse n'igihugu muri rusange. Ku buryo rwose umwana wize siyanse, umwari n'umutegarugori wize siyanse, iyo umubonye ubona koko ko ari cyamugejejeho, kandi baza ko bidashidikanywa. Mpereye kubo twicaranye hano bose mwababonye, bavuze wakomeje kuvuga ibyo bize, ibyo bakoze, n'amateka maremare. Ibyo ni ukwerekana icyo siyanse yabagejejeho, ndetse tunabwira cyane cyane urubyiruko twicaranye ahangaha barimo kuyiga. Icya mbere ni uko n'ibintu bishoboka. Kera hariho kuvuga ngo ni iy'abakobwa, ni iy'abahungu, yakomeye, ariko byonyine iyo ubona ko abana bari aha bari kuyiga, n'urugendo rwaratangiye, mwararutangiye, kandi ntabwo rugoye rwose, murarushoboye. Icyo bizabyara mu minsi itaha, mwebwe muzaba muri kuduha ibisubizo by'imwe mu bibazo dufite. Hariya hanze nahoze mbona abana b'abakobwa bafite ibintu byerekeranye na robotic, bari kubasobanurira uburyo bikora. Mu minsi itaha tuza dufite abashakashatsi babaye n'abategarugori bari kubikora. Wambajije uti ese noneho umwari wize we tiveti bimeze bite? N'akandi karusho, kuko ho haba hajemo ubumenyingiro, bya bindi mu cyongereza twita ngo ni hands on skills. Asohoka noneho abenshi bihangira imirimo, kuko nibyo baba bamaramo igihe kinini kurusha uko baba biga teori. Ariko ikirenze icyo, mu mativeti harimo porogaramu, na za porogaramu twita ko zikomeye. Dufitemo nk'ama za automobile, aho uzabasanga ari mu magaraje, abari mu bucukuzi bw'amabuye muri mining, dufitemo abubatsi, dufitemo abari kwiga ibyerekeranye na ikoranabuhanga rigendeye ku automation, ibyo nazo mvuga bya robotic. Iyo rero bo barangije, kubera igihe bamara cyane cyane bakora ubwo bumenyingiro ndetse banajya mu nganda, kuko ni training bakora, bituma basohoka bafite ubwo bumenyi bushobora gutuma bihangira imirimo, bakaba banaha n'abandi akazi, kandi mu by'ukuri banaje no gutanga igisubizo kuri bimwe mu bibazo biba biri ku isi. Murakoze cyane Dr. Lisa. Professor Eugene, uri umushakashatsi ku rwego mpuzamahanga. Ndifuza ko uza kudusangiza cyane cyane uruhare rw'abagore n'abakobwa bize siyanse mu guteza imbere ubushakashatsi, yaba hano mu Rwanda ndetse no hirya no hino ku isi. Murakoze cyane Andrew. Ahari ndahera ku ijambo Alice yavuze, avuga ati siyanse igufasha kwirema no kurema igihugu, cyangwa kwiteza imbere, ikagufasha no guteza imbere igihugu. Icyo navuga nuko ibibazo duhura nabyo bimwe tubihuriyeho n'abandi nk'igihugu. Yego. Aba banyeshuri twicaranye hano bize mu gihe cya coronavirus, bazi ko hari
amezi twamaze tudasohoka mu nzu. Siyanse na tekinoloji iri mu byadufashije kwikura muri ako kato, haba mu kumenya uko indwara yagendaga mu bantu, haba mu rukingo rwabonetse nyuma y'igihe gitoya, ariko haba no kumenyesha amakuru, yewe haba no mu buryo ibiribwa bigenda kuva ahantu hamwe bikajya ahandi. Iyo tutaba twaragize iterambere dufite mu bumenyi n'ikoranabuhanga, twari kuba tukiri mu kato ubu ngubu. Siyanse rero, haba mu bumenyi, haba mu buhinzi, haba mu buvuzi, cyangwa se yewe no mu burezi, idufasha gukemura ibibazo duhura nabyo. Bimwe muri ibyo bibazo birihariye ku gihugu, ibindi bibazo tubihuriyeho n'isi yose. Nk'umushakashatsi rero mbibonera muri izo mboni. Iyo utangira gukora ubushakashatsi muri siyansi, urugero jyewe ndi umwarimu muri kaminuza, inshingano yanjye ya mbere ni ukwigisha, ni ugutoza igihugu cy'ejo cyangwa abayobozi b'ejo mu isi ntuyemo. Iyindi nshingano ni ugukora ubushakashatsi no kurema ubumenyi bushya buhindura imibereho ya sosiyete. Iyo ubihuje rero ibyo ngibyo ko ari bibiri, niho ubona inyungu dufite ubu ngubu. N'ingero bagiye batanga ababanje kuvuga mbere yanjye, nkaba mbona ko ku rwego mpuzamahanga iyo utangiye gukora ubushakashatsi busubiza ibisubizo, buguha ibisubizo ku bibazo mpuzamahanga muhuriyeho n'ibindi bihugu, niho wavuga ko inyenyeri yawe yaka kurushaho, kuko urimo uratanga igisubizo kuri wowe nk'umuntu, ku muryango wawe, ku gihugu uturukaho, ariko nanone no ku gihugu mpuzamahanga. Niho utangira kuvuga uti hari ikibazo cy'igwingira ry'abana, twakoresha dute ibihingwa dufite mu Rwanda kugira ngo tugikemure, twakwigisha abantu gute bitewe n'ubumenyi dufite kwikura muri ibi bibazo. Ipfundo ry'ibyo byose rero ni ugufata ubumenyi buhari ukabushyira mu ngiro. Siyansi ni ubwo bumenyi, tekinoloji ni ugufata ubwo bumenyi ukabushyira mu ngiro, ugatanga ibisubizo byimbitse bifatika. Ndumva ari nibyo. Professor, mbere ko nza kubaza Asumuta nanone nkaza gufungura n'urubuga, ndabizi bafite amatsiko menshi nabo kugira ibyo babaza, gushaka kugira aho murango maze kugira, waba waragize amahirwe yo kubona agura n'umuntu akakubera nka mentor kugira ngo akwereke icyo bisaba kugira ngo ujye muri science? Niba ari yego, nihe nama nziza na n'ubu wibuka yakugiriye? Niba ntayo wahuye nawe, nabyo uratubwira icyo wowe wakora kugira ngo uharure inzira kuri abana bashaka kubijyamo. Murakoze rwose. Nibaza ko zimwe muri tools cyangwa bufasha nabonye mu rugendo rwanjye kuva niga biochimie muri icyo gihe twahitaga biochimie muri secondaire, nkazakomeza amashuri nkagira PhD, nkagira doctorat, nyuma nkatangira urugendo rwo kuba umuyobozi mu bumenyi n'ikoranabuhanga mu bushakashatsi. By'umwihariko nuko nkirangiza doctorat mfite PhD, naricaye ndavuga ariko hari umuntu yarangije PhD yakora iki? Kuko iyo uri muto nk'uko ukavuga uti ndashaka kuba dogiteri, yaba uvura cyangwa utavura. Yewe ni dogiteri, ndashaka kuba dogiteri utavura. Yego. Ngeze aho ni nacyo gihe nk'umudamu ufite umuryango, ufite abana bato, ugira hari ukuntu wicara ukavuga ariko ibi bintu nkora nibyo, ko bitinze, ko bitazana umusaruro. None si iyi PhD ndayigirana. Icyo gihe rero hari umwarimu wanyoboraga nkora doctorat, ndamwegera. Kuko nubwo bitari byanditse ngo ni umufasha, ni mentor, mu buryo buri formal bwanditse, uburyo yari yaramfashije nkora ubushakashatsi bwagaragazaga ko ashaka kuharangira. Ndamubwira ariko umuntu iyo afite PhD ashaka kumera nkawe ngo abe professor, abigenza ati uhera he, ukora iki? Arambwira ati nguhaye umukoro, genda ufate urupapuro
ufate etape imwe kuri imwe uvuga uti mu myaka 5 nzaba maze kugera kuki mu rwego rw'ubushakashatsi yewe no gushaka akazi. Niba ushaka kuba umwarimu nkanjye ubwo rero uzashaka akazi muri kaminuza. Niba ushaka gutangira uruganda rwawe ubwo technology siyansi nize iguha ubumenyi bwo gutangira umurimo ugakora ugatanga umusaruro mu rwego nabyo byandika buri nzira ukora ushireho etape y'imyaka 5 intego ushaka mu myaka 5 noneho ugaruke muri biro yanjye tubiganire turicara ndamubwira uko mbivuga noneho nkumva mutwe birimo biraza amubwira nge ndashaka kuba umwarimu nindangiza hano ndashaka kuzandika ibinyamakuru mpuzamahanga mu bijyanye na field yanjye ndashaka kuzaba narabonye promotion mu myaka 3 cyangwa 4 ndashaka kugera kuri ibi arambwira urashaka se kuzabyara n'abana ukabarera none se nujya mu mahanga gutanga ibiganiro abo bana bawe ntizabarera ajya muri mu buryo butoya ibintu abantu badaha agaciro noneho turabyandika mbishira ku kibambasi cy'icyumba cyane nkajya mbireba buri munsi n'ubu ndacyafite urwo rwandiko noneho nahura n'ibibazo by'ubuzima nkasubirayo nkabona ariko ni imyaka 3 harabura umwe ngo uhagere. Ni ngombwa ko umwana w'umukobwa agira abantu abona akavuga ati ariko nanjye ndashaka kumera nka runaka si muri siyansi gusa no mu buzima busanzwe. Niyo waba uvuga uti wacu nirye nyine wize nta bandi mu baturanyi wabonye bize bakagera ku bintu barebe ubakurikire ubasange yewe uvuga uti ndashaka kumbwira uko wabigenje ushire unyereke aho wasizibuye kugira ngo nazayo. Nibaza ko ari ipfundo rikomeye mu guteza imbere ubumenyi n'ikoranabuhanga. Nibyo professor murakoze cyane. Asoma impamvu nabaje kubaza icyo kibazo ndashaka kumenya impamvu watekereje kugana muri siyansi kandi umva ko yarigeze gutekereza yibajije icyo ibyo yize agiye kubikoresha. Impamvu zo ni nyinshi gusa icyo naheraho nuko nagize amahirwe yo kwiga mu bakobwa gusa mu bigo nyine bya supportingaga abakobwa tunakomenyiga ku Karubanda École Notre Dame de la Providence Karubanda noneho elevo nyiga Gashora Girls Academy byose ari ibigo by'abakobwa bakajya badushishikariza kugira amaproje menshi bakatwigisha kwigira muri make. Noneho nabona ko izo proje tuzikora turi abakobwa tukazishobora kandi buri wese afite nyinshi bakazisupportinga ugasanga nko kuri gate yo Karubanda wenda handitseho ngo we support girls education ukumva nyine niyo ntumbero ihaba ukavuga uti iyi siyansi nanjye ngomba kwiga kandi nkayishobora. Noneho twakwiga amasomo menshi yo muri twonkome murayazi ukiga nka histoire ukiga ikinyarwanda kumva ni ibintu utahindura ukiga amasomo wenda ukumva ngo ubuzima bwa Napoleon ukumva nta kintu nyine n'ubuzima bwe urabumenya ariko nta innovation irimo nta kintu uri buze ngo uhindure. Ndavuga nabona abantu bavuye nko muri laboratoire nkavuga ngo bameze neza bavuye gukora ibintu byinshi nyine bakwanariza bakavuga tubonyemo ibi n'ibi ngibi nkumva nkunze cyane siyanse bikubitanaho n'ukuntu guverinoma y'u Rwanda isupportinga abakobwa cyane ubushobozi bwinshi ndetse no mu mashuri akenshi ukabona gahunda zose nizo gufasha abakobwa ndetse no mu miryango ukabona ko ugiye kwiga siyansi uri umukobwa. Icyo gihe abantu bari batangiye kubyumva cyane ntago ndi muri generation y'abantu byari bigoranye kumva ko ugiye kwiga siyansi. Rero iwacu bakansapotinga bakumva ko kwiga siyansi ahubwo se ntago ariyo nzira ugiye gukurikira bakumva biratangaje. Rero navuga ko ari impamvu nyinshi cyane zamfashijemo. Yego ndashaka gufungura ariko ndagira ngo Dr. Solange abanze amfashe gatoya umbwire akazi mu rugo ubushakashatsi no kudelivaringa ibyo bintu nabihuza gute byose uri umudamu noneho abana bagukeneye mu rugo kuko turabasaba kwiga science ariko icyo professor avuze ashobora kukibaza none nzahitamo kurera abana cyangwa nzahitamo kuminuza ibyo ni wabihuza gute n'akazi byose. Urakoze kumbaza icyo kibazo
abana benshi bakunda kukimbaza ariko byose biterwa na reka mbyite passion. Sinzi uko passion ndibivuge cyangwa passion sinzi uko ndibivuge mu Kinyarwanda, ariko biterwa n'icyo ukunda. Cya kindi gituma ubyuka mu gitondo ukavuga ngo uko byagenda kose ngomba kujya gukora icyo nkunda, navuga ngo nihebeye. Kwiyemeza. Ni ukwiyemeza. Icyo rero bitanga iki? Nk'umudamu w'umuyobozi, w'umuscientist n'umubyeyi. Yego. Byose ngira ngo hano mu Rwanda tumenyereye ibyo bita triple role. Yego. Kugira ngo rero ushobore triple role kandi wexcel muri byose, icya mbere ugomba kuba navuga ngo selfish. Muri ibyo ngibyo byose ukora ubonamo interest zawe zirenga paycheck. Kuvuga ngo uramutse ugiye kubikora kubera ko ukorera umushahara gusa wananirwa. Ariko nk'ubu ngubu wenda tuvuge jewe niba nshinzwe ubworozi mu Rwanda. Yego. Iyo ndeba abadamu wenda bariya bagiye bikoreye udutebo ku muhanda, havuga ni umunsi nzabona hari umugabo mwari mwabona wikoreye agatebo ku muhanda. Biragoye. Iyo mbona bariya badamu havuga ni umunsi nzabasha kubona bose ari ba rwiyemezamirimo bafite za alimentation, bacuruza za fromage, bagira bate, uwo munsi nzaritayaringa mu kazi. Icyo rero kiguha imbaraga z'umutima zituma ushaka support. Icyo ni icya kabiri. Cya mbere ni passion, icya kabiri no gushaka support system. Ngira ngo na Professor Kayitesi yakivuze. Uwo mubana mu rugo ni byiza ko umuganiza akamenya ibyo ukoramo n'icyo bigusaba. Icya kabiri ugashaka support haba muri famille, haba mu nshuti zawe, haba no mu bagukoresha. Ngira ngo Professor Kayitesi yakivuzeho. Ntabwo iyo ushaka kubitsinda byose ntabwo uvangura ubuzima bw'akazi ngo ubushyire hariya muri ko nimwe, ubwo mu rugo ubushyire hano. Urabivanga bikemera, ariko ikiba kikudrivinga kurushaho ni ya passion, ni wa muhamagaro niba ariko nawe wita. Icya kabiri ni ugushaka support system. Icya gatatu ni ugukomeza gutumbera ya ntego yawe. Murakoze. Ntoyiteze uki warakoze cyane Dr. Mwandije microphone nkagira abana rwose nziha bakagira ibyo babaza. Yes. Ikibazo nafite ikibazo baguye microphone rwose inkwakuzi inkorana nazo ngeye rwose kandi umuntu za Dr. na Professor mubona kare dore rwose bamuye microphone. Ntabwo iriho baraza kudufasha. Yes, yagiyeho. Thank you. Urahaguruka utubwira amazina yawe, utubwira ibyo wiga naho wiga hariho straight to the point. Murakoze. Amazina yanjye nitwa Ukundwa nawe Kelia Silvia, niga mu wa gatanu PCM, niga Fawe Girls School hara Gisozi. So ikibazo cyane ndaza kukibaza nyakubahwa Dr. Uwituze Solange. Kwagize amahirwe turimo turavuga cyane, ikintu turimo turavugaho cyane, murimo muratubwiraho cyane n'ibintu bijyanye n'ubuhinzi n'ubworozi. Kandi koko harimo haragaragara ko harimo harashyirwamo imbaraga kuko abahinzi bashishikarizwa gukoresha ifumbire kugira ngo ibyo babona bive mu mirima yabo bibe bitubutse kugira ngo bihaze abanyarwanda n'ikibazo cy'inzara kitagera mu Rwanda cyangwa bakirinda abanyarwanda. Ariko nari ndimo ndibaza uko twagiye tubibona, ubona ibintu nk'ibirayi, amacunga ku mbuto ugasanga ni nini cyane, nk'amacunga ni manini cyane, ibirayi ni binini cyane, wabirya ukumva guyayo ntago ariyo. Ariko birakorwa gutyo kugira ngo bongere quantité yabyo cyangwa ingano yabyo kugira ngo abanyarwanda bose babibone. Barimo barakemura ikibazo cy'inzara cyane n'iki gihe cyazaza, ariko se nta kibazo cy'ubuzima byarimo biratera ku bantu barimo barabirya ko ari amaproduit chimique barimo babongeramo kugira ngo bihaze abantu benshi? Nta bibazo by'ubuzima bizatera abanyarwanda ari kubirya kano kanya mu gihe cyazaza? Murakoze cyane. Dr. twahita tunamusubiza kugira ngo tuze kwakira ibibazo byinshi tukareba ko tubigenza. Kelly yarakoze. Ngira ngo ni productivity versus biosecurity cyangwa biosafety. Mu by'ukuri ntabwo bihabanye, kuko buriya wenda icyo mugenzi wanjye Esperance atavuze, hano cyane cyane mu gihugu cy'u Rwanda habaho ibigo bishinzwe ubuziranenge bw'ibiribwa. Bivuze ngo ibiribwa byose biba byabaye
cyangwa se byahinzwe cyangwa se byakorewe muri iki gihugu mbere y'uko bigera ku masahane no mu nkono z'abanyarwanda. Hari ibigo nka Rwanda FDA, hari ibigo nka Rwanda RSB, hari ibigo nka RICA bishinzwe kureba ko ubuziranenge, bishinzwe kureba ko ibitunga abanyarwanda bifite ubuziranenge. Rero namwizeza ko rwose hari abashinzwe guproduce ibyo byo kurya, hari n'abashinzwe kureba ko ubuziranenge bukwiriye mbere yuko bigezwa ku banyarwanda. Yes, undi inkwakuzi toujours. Namubonye rwose ngo muwe microphone utubwira amazina yawe, utubwire ibyo wiga ibyo ari byo ndetse n'uwo wifuza kubaza ikibazo. Murakoze, nitwa Uwamwiza Diane, niga siyansi JS Kagere. Ikibazo nari mfite nashaka kukibaza Sumta, ni umukobwa ukiri muto yize siyansi. Ese nshaka kubaza nize challenge ahura nazo mu buzima bwe bwa buri munsi mu bijyanye na siyansi. Ese niki kimufasha kuva muri zo challenge kugira ngo abashe gukomeza ubuzima bwe bwa siyansi? Murakoze cyane Sumta, ndatumusubiza rwose Diane. Murakoze cyane. Icyo kibazo Andrew yigeze kukimbazaho kare. Imbogamizi ya mbere ni ukuba sosiyete itumva neza uburyo umuntu yiga ubuhinzi n'ubworozi, ariko uburyo mbasha gukomeza urugendo rwanjye ni uko ubuhinzi n'ubworozi ni sije nini cyane. Ntabwo ari uguhinga ngo ubone kilo cy'ibirayi urye cyangwa ntusagurire amasoko. Ni bunini cyane kuko nanjye ndi mu bijyanye no gutunganya ibiribwa ndetse no kubyongerera agaciro. Ibyo bivuze ko nyuma yo kuba umuntu yasaruye ikintu kimwe ashobora kuvanamo indi produit yagutse muri urwo rugendo rwose rwo kugira ngo bigere ku isahani. Rero ikinkomeza ni uko umuntu bivuga ko ubuhinzi n'ubworozi wenda budateye imbere cyane ni uko abatarawugeramo, ariko nkomezwa nuko nzi impamvu nyamukuru buhari ndetse n'icyo ubuhinzi n'ubworozi bumariye abanyarwanda, kandi nkomezwa nuko nanone hari uruhare runini cyane ngomba kuba nakoramo kugira ngo abanyarwanda benshi babone ibyo kurya bihagije kandi bitazabagirira nabi mu bihe bizaza. Murakoze. Cya kibazo Kelly yari yabajije. Yes, ibindi bibazo. Kamaze njye hariya, yego hari umukobwa rwose yambaye umupira w'umutuku mu microphone, none nze kugarukana none hano imbere hari undi nawe nabonye wifuza kucyo avuga. Amazina yawe n'ibyo wiga naho wiga. Murakoze, nitwa Mukaremana Zawadi, niga College de Rebero mu mwaka wa 2. Ikibazo cyanjye nashaka kukibaza Professor Eugene. Yego. Ese ni izihe mbogamizi zishingiye ku muco waba waragize mu rugendo rwawe rwo kuba professeur? Niba zihari waba warazitwayemo gute? Murakoze. Perfect. Murakoze, ni ikibazo cyiza. Ndasubiza amaso inyuma ngana nk'uko angana. Yego. Yewe binatangira mbere y'igihe cye. Nakuze igihe hari hakiri amasomo y'abakobwa biga n'amasomo y'abahungu biga. Siyanse yari muri yo mu masomo abahungu biga. Nanakurira ahantu jewe nakuze iwacu ari impunzi. Nakuriye mu kindi gihugu. Yego. Muri yo aho hantu twari dutuye kubera ubushobozi buke bwari buhari. Iyo habaga hari amahirwe yo kujyana umwana ku ishuri, hagenda umuhungu mbere noneho umukobwa akaza nyuma. Urumva ko nabayeho mu kindi gihe, ariko hari ibibazo duhuriyeho. Munzi wacu data ntabwo yabibonaga uko nguko. Ni nawe mvuga ko ari role model wanjye wa mbere. Uko icyo yakoze iwacu nuko yavuze ati umwana niba ashoboye yaba umuhungu cyangwa umukobwa, niba mujya ku ishuri ukabona 90% mu mibare, uri umuhungu Kayitesi akabona 95 aziga. Sure. Bituma rero mu mutwe wanjye mvuga nubwo rero birashobotse nziga siyanse cyangwa ibindi byose nzifuza kwiga. Anavuga ko siyanse ari amasomo meza agaragaza ko uri umuhanga. Ubwo rero nkaba mvuga ni ubwo niba ndi umuhanga rero nziga siyanse. Biramfasha. Ariko nanone mu nzu kubera ko hari imirimo y'abakobwa n'imirimo y'abahungu. Iyo twavaga ku ishuri twigaga kare. Twari dufite inka
twagomba gukamisha no gukama no gukora iyindi mirimo yo mu rugo, bikagera saa 4 saa 3 nakoze devoir, kuko mu kazi k'umukobwa ibiryo bigomba kuribwa nkoze ibyombo ejo nzajya ku ishuri. Naturally bituma jewe ntabona amahirwe yo gushyira ingufu mu myigire nk'abasaza banjye, uko bo bararagira iyo bacyuye akazi kabo kaba kagize karangiye. Izo zari mu mbogamizi, ariko ikintu cyamfashije Dr. Solange yanagikomojeho ni iryo shyaka ryo mu mutima yo kumva ko iyo nashatse gukora ikintu nkigeraho icyo byansaba cyose. Nta mashanyarazi yarahari, twabaga mu cyaro, twacanaga agatadobo akicaraho nkigisha abandi banyeshuri kwa duturanye imibare kuko nari nyishoboye. Bituma mu mutwe wanjye mvuga icyo bizansaba cyose nzagikora, yewe ni ihame ngira mu buzima. Iyo navuze ngo nakora ikintu nkigeraho. Izo mbogamizi rero zihindura isura ukuzamuka. Nize mu Rwanda ndanahakora, niga no mu yandi mahanga, izo mbogamizi zihoraho. Ariko iryo shyaka ryo kumva ko mfite intego ngomba kuyihozaho amaso, nta kintu cyo ku ruhande mp'agaciro ngo kinteshe intego yanjye bwite nihaye. Uri umukobwa ukaba ubifite kuva uri umwana, ukavuga uti jyewe nziga kandi izi ntambwe nihaye nzazigeraho, uzigeraho. Ntabwo byoroshye, nabikubwira rwose. Ntabwo ari ibintu byoroshye, si urugendo ugendamo gahoro gahoro bigura intege, ni ingufu zawe zose uko zakabaye ushyiramo uko bimeze kose ukagera ku ntego wihaye. Nibyo zaba wumvise ntabwo ari inzira iharuye ugenda gusa, uzahoramo n'amahwa menshi cyane n'ibinogo byinshi kandi usimbuke. Yesu ukomere. Ari umwana w'umukobwa no wazamuye urutoki imbere, cyangwa ahera kuri uwo nguri imbere yawe nta kibazo. Nibyo ndende tugaruka ari imbere tusubire n'inyuma. Amazina yawe, ibyo wiga naho wiga? Murakoze. Amazina yanjye banyita Ntakirutimana Leonsi, nkaba niga senior 5 imibare, ikoranabuhanga n'ubukungu, GS Ruhondo. Ikibazo cyanjye nakibaza Dr. Alice. Urabona hari ukuntu ushoboye gukora ikintu bitewe na choice zawe, ukaba wakicuza icyatumye ugikora. Njye nashakaga kubaza ngo ese nta na rimwe mujya mwicuza kuba mwarize siyansi? Nese mugereranije abakobwa mwaba mwariganye muri siyansi abo yateje imbere bangana iki? Ikibazo cyanjye nicyo. Murakoze. Murakoze cyane. Ntujya wicuza Dr. Alice? Ujya wicuza koko? Urakoze Leonsi. Rwose isubizo ni oya, ntago njya nicuza. N'uwansubizamo nakongera ngasubira mu rugendo naciyemo. Ahubwo buri gihe ntekereje kuba narize siyansi, subiza amaso inyuma ngashimira abatumye nyiga, abanteye imbaraga, abanshishikarije kwiga. Abo nta bandi ni abarezi bacu, abarimu bacu nibo mperaho. Ngahera ku babyeyi bacu aho bitari byoroshye, ariko muri icyo gihe akumva ko umwana w'umukobwa niba ashoboye kwiga mekaniko ndamureka yige, n'ubushake bwe. Ahubwo akagufasha mu gutekereza ndetse no kuyobora ibitekerezo byawe. Nkongera ngashimira ko nanone n'ubuyobozi bwacu budahwema gushishikariza abana b'abakobwa kwiga siyanse na tekinoloji, kuko nabyo bidutera ingufu, bidutera kumva ko dushyigikiwe. Iyo urebye mu bayobozi ukabonamo nk'aba Dr. Solange, ukabonamo n'abandi baguha kumva ko byose bishoboka. Kandi muri iki gihe turabafite benshi tureberaho, bashobora kutubwira ko batwereka ko inzira bayinyuzemo birashoboka. Rwose ntago mbyicuza, kandi namwe ndanabashishikariza rwose mwarayitangiye ntago muzicuza. Hari ikindi nanone nakongeraho kinakomeza kudutera imbaraga nk'abari n'abategarugori, ni uburyo none guverinoma idahwema kudufasha mu buryo bwa bourse. Hari bourse nyinshi abana b'abakobwa bagenerwa, haba hano mu Rwanda ndetse no hanze yaho. Ibyo bikadutera ishema ndetse bigatuma twumva ko dushyigikiwe. Niba ndi umuhanga nk'uko Eugene abivuze, mfite amanota 95, hari ababibona bakagufasha kugera ku ndoto zawe. Rwose ababatera inkunga barahari,
ntabwo muzabyicuza. Kandi yongeyeho Leonce ngo ntabo mwiganye bashobora kuba bitaragendekeye neza nk'uko babyifuzaga nkawe. Oya rwose abenshi baba abo twiganye muri secondaire, muri university, kuri bachelor, masters, PhD bose ni abantu bakora mu nzego zitandukanye zifata ibyemezo zidufasha gushaka ibisubizo by'ibibazo byinshi duhura nabyo. Abandi bihangiye imirimo batanga n'akazi. Tuvuga ngo bakomeje kwiyemeza cyane rwose, nanjye niyo mbabonye banegishemo. Wow. Yes, n'umwana nuramanitse akaboko hano imbere, then nze gusubira inyuma iriya. Hano imbere uratubwira amazina yawe, utubwire ibyo wiga, naho wigoya uri opposite. Yego. Ariko uramanika akaboko nk'utabishaka nawe, haguruka tubwire. Murakoze. Amazina yanjye nitwa Akimana Masengesho, nkaba niga group GS Kageyo, nkaba niga mu mwaka wa 5 MCE, Mathematics, Economic and Computer Science. Ikibazo cyanjye urebye hari ukuntu nk'umukobwa arangiza kwiga akaba wenda atarabasha kubona akazi kamusaba gatuma nyine atabasha kuboneka, none akabasha agatangira business. Ugatangira business yawe ukayikora ariko ukajya ubona ntabwo iri gutera imbere. None ikibazo cyanjye giye kukibaza Dr. Esperance. Yego. Nkoze umushinga. Ni iki nakora kugira ngo nshobore kubona inkunga nanjye mbe umushoramari? Urakoze. Turashaka amafaranga ariko kuko tugira ngo tuge siyansi ko nta mafaranga tubona rwose tubyange. Dr. Muradutera inkunga muri uyu mushinga. Mufashe rwose. Masengesho arakoze cyane kubaza ni gute arangije yabasha kuba rwiyemezamirimo. Ubushakashatsi koko yatekereje cyane nubwo akiri muto ariko yatekereje kure. Ubushakashatsi ni ikintu gihenda cyane, gisaba koko ubushobozi, noneho cyane cyane iyo ushaka kuba rwiyemezamirimo kuko uba wifuza ko ari ikivamwo. Ni ukuvuga ubushakashatsi ushobora kubukora ariko end result ni ukuvuga ngo ese haravamo iki. Ese tufata urugero, wenda ndakora ubushakashatsi, hari nk'abo dufite bakora nko ku majeri, akavuga ngo ese ano majeri ni gute nayabyaza ifu ishobora kurwanya kugwingira kw'abana. Urwo ni urugero nari ntanze. Arahera kuri bwa bukoko yige ni gute bubaho, ese ni gute nabworora, buzaba ahantu hakonje bingana gute, buzaba ahantu hashyushye bingana gute, ese buzabyara ku gihe cy'iminsi ngahe, ese ikigabo ni ikihe. Ubwo nibwo bushakashatsi tuba tuvuga ese ni gute kizampa ifu ishobora kuba nabyana muri imwe sonjavuga muri FDA, quality assurance. Ibyo byose ubwo bushakashatsi ubukora ntabwo tuba tuvuga gusa ngo bugarukire kubona amakuru. End results ni iye, no kuvuga ngo bazava mu iki. Ni nabwo bushakashatsi turo dushira mu imbaraga kuvuga ngo ese ko tubateye inkunga hazava mu iki gifasha umunyarwanda at the end, kuko kumbwira ngo warakoze ubushakashatsi ariko nta bisubizo tubona. Ese harimo abakora mu gihe cya COVID ariko twateye inkunga bagakora ama devices tudategereje, for example hand sanitizers muziko zagurwaga hanze, ariko dufite abashakashatsi babikoze bakabikura mu gikakarubamba, turabafite bo muri NIRDA. Urwo ni urugero twatanga, bakavuga ngo ubushakashatsi ariko buvamwo ikintu kijya ku isoko. Nicyo Masengesho agarukagaho, business research iganisha kuri commercialization. Rero ari kwibaza ni gute yakora umushinga akawubonera inkunga. Ni ukuvuga ngo birashoboka iyo ufite igitekerezo cyiza, kuko mu kigo cyacu habaho kubyiga, habaho n'amarushanwa. Mpereye ku byo twe dukora, abantu barandika, ariko igitekerezo ari cyiza tukagiha umuntu uri muri iyo area ubisobanukiwe cyane, ushobora kubyumva akavuga ese ibi bintu koko ibyo yatubwiye birashoboka ko byavamo koko ikintu. Bivuga ngo rero ifite igitekerezo cyiza gishobora kuzana igisubizo, birashoboka ko bagutera inkunga. Ariko hongeraho ko habaho n'imikoranire n'abandi bashakashatsi. Iyo kintu tugishiramwo imbaraga, kuko hari igihe wenda kuvuga ngo urakora wenyine
ariko tuba dukeneye expertise zitandukanye Yego. nuba nimba amasengesho wenda ashoboye economics dukeneye undi muntu uzumva social ni gute imibereho y'abantu hakabaho iyo mikoranire no kuvuga ngo dukeneye ko nutangira gutekereza kwikorera ni byiza ariko wegere n'abandi bakubanjirije mukorane umujye urenge n'imbibi z'u Rwanda kuko ari nabo hanze kuko dushakana expertise zo hanze cyane birafasha cyane kugira ngo wa mushinga wawe nutangira koko nubwo wabona amafaranga ushobora kuyabona ariko se bizaba sustainable kugira ngo be sustainable hakenewe bwa bushakashatsi ukomeze ukora ariko unakorana n'abandi kugira ngo ibintu byawe nibijya ku isoko ntibizahite biva hako kanya ahubwo bikomeze ukora ubushakashatsi bunakora birashoboka rero ko akwandi ugatsinda ufatanije n'abandi tukagutera inkunga murakoze. Yes, murakoze cyane. Nsigaje iminota 2 harimo ikibazo harimo n'igisubizo sinzi umuntu uvuga ngo sindi busubiraneyo kino kibazo cyanjye niba bava ko kibaninga ikibazo udasubirana mu rugo ninde uriya mukobwa uri igipariya aho uri mu microphone uri inyuma rwose niba kibaninga. Okay, yes, amazina yawe aho wiga n'ibyo wiga. Murakoze, amazina yanjye nitwa Dufitimana Anizia. Niga Jessica Geyo mu mwaka wa 5 MCE Mathematics Economics and Computer Science. Njyewe ikibazo mfite ndakibaza Dr. Solange. Murabizi ko mu bushakashatsi bwakozwe bagenda bakora cyane cyane mu buhinzi bakoresha imvaruganda kugira ngo umusaruro wiyongere mu bwiza ndetse no mu bwinshi ariko bijya bigira n'ingaruka ugasanga igihe imvura yaguye se for example iyo mvaruganda amazi aramanuye akabijyana mu gishanga ugasanga ibidukikije birimo birangirika cyane cyane ibintu biba mu mazi cyane cyane nk'amafi ugasanga ibishanga birimo hazamo risike zo kugira ngo ibidukikije byangire. None ni iki wakora kugira ngo barwanye ibyo bintu byose kugira ngo bitangiza ibidukikije? Murakoze. Dr. Solange dushobora kumusubiza mu munota umwe mwamudufashije murakoze. Reka ngerageze. Imvaruganda zo ni ngombwa ko tuzikoresha ariko kandi burya imvaruganda nta nubwo ari ibintu byangiza ibidukikije ahubwo imvaruganda ni imyunyu kandi umunyu ntabwo uri toxic kereka iyo ukoresheje levels nyinshi ku bigendanye n'isuri kugira ngo bari kukibaza asumuta ubu ngubu turimo turareba ikintu cyitwa conservation agriculture gukora ubuhinzi butahungabanya ubutaka cyane aho kugira ngo ukubite yasuka uzamure igikuri gifite ibiro 20 ahubwo ugacukura akobo ugashyiramo ako gafumbire gakenewe niba ari ikigori cyangwa igishyimbo ukagiteramo ubutaka ntibube fragile cyane. Inyongeramusaruro rero ubwabyo ntabwo ziri toxic ariko noneho kubera ko twebwe mu Rwanda kubera ubutaya bw'ubutaka bwacu tutajya tugira n'amahirwe yo kuraza ngo turaze ubu turimo turagenda tureba ko twakora icyo ngicyo cya conservation agriculture tukajya dukora ubuhinzi butababaza ubutaka ku buryo isuri itabutwara. Murakoze cyane. Ndifuza kugira ikibazo kimbaza ariko numva view zanyu mwese ku icyo kibazo kimwe kugira ngo tugire icyo twinspiring abo bana b'abakobwa kugira ngo batere kirenge mu cyanyu barasabwa iki? Ndifuza ko buri muntu agira ijambo rimwe ababwira icyo bibasaba kugira ngo bakigereho. Kaduhere kuri mwe Dr. SP barasabwa iki kugira batere kirenge mu cyanyu? Mu ijambo rimwe babwira ko basabwa iki? Barasabwa kwiyemeza no kuharanira kugera ku cyo biyemeje. Kwiyemeza ndetse no guharanira kugera ku cyo biyemeje. Dr. Ngiye kukivuga mu Gifaransa ngerageza kukivuga no mu Kinyarwanda. Yego. Abafaransa baravuze ngo la chance ne rencontre que les hommes préparés. Nukuvuga ngo amahirwe yose bahoze bavuga ntabwo azakwizanira ahubwo azasanga uwiteguye kuyabona no kuyahobera. Murakoze cyane Dr. Alice. Icyo nababwira no kugira intumbero no kudacika intege. Kugira intumbero no kudacika intege. Professor Jenny. Nababwira ko nta nzozi utageraho. Ikindi ntugatakaze intumbero yawe.
ugire inzozi ariko ntiwicare ngo urambye, ukomeze kugeza ugeze kuri izo nzozi zawe ufite. Yes, Asumta. murakoze. Icyo nababwira ni ikintu navuga bita consistency. Niba ukoze neza ntukore neza uyu munsi, komerezaho buri gihe ujya urangwa no gukora neza kandi na excellence mu byo ukoze. Niba ukoze ikintu ugikora to 90%, gikora 100% ku buryo buri wese waza akakubaza ngo wabigenje gute, wabimusobanurira neza kandi wishimye. Consistency na excellence. Yes, murakoze cyane Asumta umwari uje neza. Turagushimiye cyane Professor Eugenie Kayitesi kuba mubashe kuganira n'urubyiruko. Urakoze cyane Dr. Alice Ikuzwe, Dr. Solange Wituze mwakoze cyane, ndetse na Dr. Esperance Munganyinka mwakoze cyane. Namwe nshimira Minisiteri y'Urubyiruko n'Umuco yadushoboje kugira ngo tubashe kuganira n'urubyiruko ruturutse mu bigo bigera kuri 5 nababwiye, ariko nshimira by'umwihariko n'inama y'igihugu ishinzwe ubumenyi n'ikoranabuhanga nayo yadufasha kugira ngo tubone abahanga muri siyansi kugira ngo badufashe ndetse banabashe ku-inspiring abana bakiri bato babeka ko byose bishoboka. Katusoreza aha ngaha tunabifuza komeza kunogerwa n'izindi gahunda zose RBA bateguriye. Mwakoze cyane.